Muraho neza, mbere na mbere mbanje kubasuhuza nanabashimira ubufatanye bwanyu mudahwema kutugaragariza. None rero ngiye kukwereka application yitwa FMC Pay, ngiye kukwereka ukuntu ushobora kuyibikuzamo amafaranga, kuko video ibanza nari naberetse ukuntu ushobora kuyikoreramo amafaranga. None rero muzaniye video ikwereka ukuntu ushobora kubikuza amafaranga ukoreyemo. Mubwira ngo nimba uri mushya hano ntugende udakanze subscribe, kandi nimba utarakoze ino business cyangwa se utarakoze account muri no exchange yitwa FMC Pay, urebe link iri muri description, ubundi uyikandeho urebe video yagufasha gukora account. None rero reka twinjire muri application yacu FMC Pay. Turinjira muri application yacu FMC Pay, urabona ko dufiteho balance y'amadolari agera kuri 33. Aya ngaya tugiye kuyabikuza tuyashyira kuri Binance, then after tuyashyire kuri mobile money. Murabizi yuko amafaranga yageza kuri Binance ari nk'aho aba yageze mu mufuka. None rero kamwereke ukuntu ushobora kureba nimba account yawe yabaye verified, kuko iyo ibaye verified nibwo ubasha kubona ya bonus nababwiye. Uraza hano unyuze kuri kariya gashushanyo k'ifoto y'umuntu, urabona ko hano hejuru handitse verified. Iyo utakoze verification haba handitse unverified. Wowe bimeze uko, hakande ukore verification. Iyo bataragusubiza haba handitse ngo pending. Ngira ngo murabibona, kanse noneho nkureba mu ba referrals banjye. Gusa wowe hano hatari verified mu ibara ry'icyatsi, menya yuko utaraba verified. Rero ushaka ukuntu wa verifyinga account yawe none ahangaha ukibona ino video. Mubwira ngo kandi ntugende udakanze subscribe nimba uri mushya ahangaha. Iyo ushaka kureba abantu watumiye cyangwa se team yawe, uza hano ukareba bamaze kuba verified n'abataraba verified. Urabona ko ngiye mfitemo ababaye verified, abakiri pending. Ababaye verified haba hariho akabara k'icyatsi, muragenda mubabonamo ngabo. Urabona ko hari abataraba verified. Niba ubonamo hano muri ino video utaraba verified, uhite ukora KYC ubundi ube verified, ubashe kubona bonus yawe. Kuko iyo udakoze verification n'ibyo wakoze byose ukora account biba bipfuye ubusa. Rero ukore verification. Rero katujya ku ngingo nyamukuru yatuzanye hano, ariyo yo kubikuza ano mafaranga. None rero uraca hano kuri wallet yawe, hano handitse wallet hasi mu nguni y'uburyo, kanze mabereke neza. Urahaca ubundi uhakande aho ngaho agafresh karimo karerekeza, niho ugiye gukanda. Wowe ufite ama USDT ushaka kuyabikuza, urakanda ahangaha, ubundi rero tugera kuri tableau imeze uko nguko, then uhita ukanda hariya handitse ngo spot. Ushobora no gukanda hano handitse trade, ariko spot nibyo byoroshye. Reka bariho mbere, reka dukanda, uhita ukanda hano handitse ngo spot, then urahita ugera ahangaha. Urabona ko mfite FMC 16,500 zino zihwanye n'amadolari 33. Urahita uza rero uzikandeho, wait a moment, wait a little bit. Urabona ko mfite FMC 16,500. None rero tugiye kuzivunja tuzishyira mu madolari kugira ngo tubashe kuba twazibikuza, kuko turashaka kuyohereza kuri Binance, kandi Binance ntago ifitemo coin ya FMC. Niyo mpamvu tugiye kubanza tukazivunja tuzikandaho first of all. Katugera hano, then kambereke ahantu uhita ukanda kugira ngo ujye kuzivunja uzikura muri FMC uzishyire mu ma USDT, kuko nubwo baba bakwereka balance muri USDT ariko mu by'ukuri uba ufiteho FMC. Nkurikira step by step. Right, ukanda hano dufresh turi kwerekeza. Right, wakanda utegereze gatoya cyane. Right, ujya kuri tableau imeze uko. None batubwira ngo tugiye kugurisha FMC to USDT. Right, uza ukande hano handitse ngo sell. Hano bya biri muri buy, kandi ntabwo tugiye kubayinga, tugiye kugurisha FMC kugira ngo tuzinduremo USDT. Right, ukanda kuri sell, ubundi uhita uza hano mu kazu ka kabiri handitsemo limit, wawushyiramo market. Hano nkubwira ngo ni icyitonderwa cyane, ugomba gukuramo ino limit ugashyiramo
market nk'uko ngiye kubibereka. Hano udufresh turi kujya ugomba gushyiramo market ugakuramo limit. Yaro tukanda kuri market ukuye muri spot limit, ubundi urabona ko market yagezemo. Ubundi kugira ngo ubikuze yose, urabona kano kantu kari hano hasi kameze nk'akarongo kagiye kariho utuzeru, uragafata ugatambikisha ukageza ku musozo. Kano kameze nk'akazeru akajyana mpaka kageze hariya ku musozo nk'uko ndi kubereka n'utu dufresh. Urahita ukafata ukajyana mpaka kageze ku musozo, nibwo balance y'ama FMC yose ufite iba ibaye calculated. Ubundi uhita uza hano ukande hano handitse ngo sell FMC. Ako kanya ucyakanda uba umaze kuvunja FMC zawe uzishyize muri USDT. Hano urabona yuko batubwiye yuko byarangiye. Tujya kureba nimba koko twamaze kubona ano ma USDT mu cyimbo cyo kuhabona ama FMC. Reka tujye gucekinga, turefreshinga gatoya turebe. Let us check. Noneho hari n'andi ya fee bajya bakata kugira babikuze. Hano bagukata amapayine 5. Payine 5 zihwanye n'ama USDT 3. Bivuze ngo uraza ushake coin ya payine, dore ngiyi hano ngiriya. Uraza ushake coin ya payine, nurangiza ugure payine 5 kugira ngo baze kubona ayo twita fee cyangwa se babona ayo bagucharginga. Uraza rero tukanda kuri no payine. Twamaze kuvunja dufite USDT, tugiye kugura rero payine kugira baze kubona ayo bakata mu gihe turimo turatransfera. Hano ni nka yayandi ubona ujya kubikuza, nimba ubikuje 2 bakagukata 200 nk'ibisanzwe kuri mobile money. Ayo ni fee. Hano rero naho kugira bakubikurize bagukata payine 5. None rero tugiye gukanda hano kuri payine kugira ngo tuzigure 5. Icyitonderwa hano, ntabwo bishoboka yuko wagura payine ziri munsi y'amadolari 10. Ugura payine zihwana n'amadolari byibuze 10 nk'uko nabiberetse. Rero uhita uzikandaho. Ubundi hano tugiye kugura noneho ntabwo ari sell, ubwo turahindura dushyire muri buy. Iyo biri muri buy hano hasi umutuku haba hasa icyatsi. Urahita dukanda hano kuri buy kuko tugiye kugura payine, noneho ntabwo tugiye kuzigurisha. Urahita wakanda hano yuko bibise biba icyatsi. Hariya mu kazi ka kabiri harimo market urahihorera, iyo hatarimo market nibwo ubihindura. Katugure payine. Nkubwira yuko ntago bishoboka yuko wagura payine zidahwanye byibuze n'amadolari 10 kuzamura. Reka rero tugure payine. Dushyiremo amadolari, tugiye kugura payine, nyuma tuze kongera tuzivunje tuzisubize mu ma USDT kuko payine tugiye kugura ntago zose bari buzikate. Tugiye kugura payine ubundi tuhite twongera tuvunje dusubize mu ma USDT, dusigaho izo payine 5 bakata nk'ibisanzwe. Ugura payine hano ubu zamaze kugurwa, buretse gato connection ndabona ziri kugenda gakeya. Okay, hano rero payine twamaze kuzigura ubu ngubu. Reka dusubire inyuma turebe niba koko zamaze kutugeraho. Tugaruka kuri wallet payine, reka turefreshinge turebe ko zihagera. Gusa ubu ziba zahageze. Ubu ngubu payine zacu tuba twazakiriye. Reka turefreshinge gatoya turebe. Urabona yuko payine twamaze kuzakira. Ni payine zigera kuri 52 kandi twe dukeneye payine zingahe? 5. Niyo mpamvu tugiye kongera tukata tuzigurisha. Nanone rero urongera ukahita wakanda. Urabona yuko dufite payine 50
n'ebyiri na USDT 7. Munsi ya payini urabona hari USDT 7. Rero tugiye kuvunja zino payine nanone, tugiye kuzigurisha baziduhemo USDT. Kandi nkubwira yuko kugira ngo wemererwe kubikuza uba ugomba kuba warakoze verification zose muri FMC Pay. Warakoze na verification ya authenticator. Mbibabwiye kuko nibutse yuko nari narayikora, ariko ndayikora muri aka kanya ndimo ndanabikuza. Ntago bitinda. None rero reka tugurishe ziriya payine dusigarane izo bari buze gukata. Urabona uhita ukanda kuri payine, ukahita ukanda hariya payine to USDT yaranditse trade nk'uko nagiye mbibereka. Kwihangana gatoya uhita uzikandaho, then ukahita ujya kuri sell, kuko noneho tugiye kuzigurisha, ntabwo tugiye kuzigura. Ubundi market irimo, ubundi ukahita uza hano ugashyiramo umubare wa payine ushaka kuba wagurisha, ukadushyiramo payine ku buryo tuza gusigazamo payine 5 baza kudukata turimo tubikuza, kugira ngo byorohe kuri network ya Tron 20 RC20 niyo turaba turi gukoresha. Dufite payine 52, katugira izo dukuraho kugira ngo dusigarane izo baza gukata zonyine. Biba byiza hariya uragenda ukahita wandikamo balance, atari ngombwa yuko ukoresha kariya kantu utambikisha. Nizere ko buri wese akurikiye kugera ku musozo w'ino video. Buri wese araba afite ubushobozi bwo kuba byibuze ashobora kuba yakibikuriza ama FMC we akayishyira kuri Binance, ubundi kuri Binance iyo yagezeho biba byoroshye kuhita uyagurisha. Hano rero twandikamo amapayine 46 aba ariyo tuvunjishamo USDT. Ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo bitinda. Ubu byamaze gukunda. Igisigaye tugiye kubikuza tuyashyira kuri Binance wallet yacu. Katurebe nimba koko urabona ko twamaze kugira USDT 30. Dufite USDT 30 andi twavunjemo payine 3. Nta kindi rero ukora, rero tuza ukande withdraw, uzuhitemo coin ushaka kubikuza, uhita ukanda hano kuri USDT, uhita uyikandaho, ubundi bakaba mwihangane gatoya, connection ndabona zirimo kugenda zinengwa. Uhita uyikandaho, ngiriya niyo yari iri hejuru, ubundi bagahita bakwaka address, network na amount ushaka kubikuza. Hano kuvuga ngo minimum withdraw USDT 10, network fee ni 5 payine. Hano network ugomba guhitamo Tron TRC20. Mubwira ngo iyo ubusanyije network hano uhomba amafaranga yawe, ntago washobora kuyagarura kandi iyo umaze kuyahomba. Rero turajya noneho igisigaye tugiye kujya muri Binance yacu, ubundi turebe address tuyikopiye, ubundi tuyibikurizeho boherezeho USDT zacu. Mubwira ngo kandi ziriya USDT nazikoreye mu minsi itagera no kuri 3. Nawe rero nimba none uri kureba ino video ukaba utari wakora account muri FMC Pay, urebe link iri muri description igusobanurira ukuntu ushobora kwinjira muri ino FMC Pay. Uraza hano rero kandi kuri wallet, ubundi uhita ukanda hano handitse ngo kuri wallet, urahabona kangende mbibireka step by step kugira ngo hataza kugira usigara. Ubundi kandi hari hejuru handitse ngo deposit cyangwa se kwakira, urakanda kuri wallet ugere kuri ino tableau imeze uku, ubundi nurangiza ukande hari handitse deposit. Wenda kamabereke neza kugira ngo tujyanirane step by step hatagira usigara.
ukande hano handitse deposit, ngira ngo noneho mwese mwabonye. Ubundi uhita uza urebe coin ushaka kwakira. Twebwe tugiye kwakira USDT, ngiye hano uhita uyikandaho, tukanda hano kuri USDT, ubundi ukahita hano uhitamo network, choose network, urahita utora ino network ya mbere Tron TRC20 kugira ngo ibe igomba guhura niyo twahisemo muri FMC. Ubundi nurangiza uhite, numara kuyitamo urayikandaho, nurangiza uze uhitemo network uyikandeho nayo, bahita bagwa address ugomba gukopiya, ubundi ukajya kuyipestinga muri FMC Pay. Urahita uza hariya kuri kano kantu kameze nk'udutabo, ngira ngo muri kukabona, ugakandeho uyikopiye ino address. Nta kintu weditinga muri ino address, urakopiya ubundi ugapestinga. Murahabona ahantu ho kuyikopiya ikajya muri keyboard. Mvuga ngo nimba hari ikindi kibazo ujya ugira ku bijyanye na cryptocurrency n'izindi online business, ikibazo cyose waba ufite kijyanye na ICO watubaza muri comment, nta kibazo, cyangwa ukatwangira kuri nimero zacu ziba ziri muri description. Cyokora uhita ugaruka kuri FMC ukaza ugapestinga ya wallet address hano habanza, ukahita mu kazu ka kabiri uhitamo network Tron TRC20, ubundi ukahita ushyiramo amount, ukadushyiremo $30, amadolari $30, undi uhita ukanda hano handitse ngo withdraw. Okay, nk'uko nari nababwiye ntabwo ndakora verification ya authenticator. Hano we kutubwira ngo tubanze verifying authenticator, urabona ko iri unverified. Uhita ukanda rero haranditse ngo unverified kugira ngo ubashe kuverifying authenticator. Nkubwira ngo nimba udafite application yitwa authenticator muri telefone yawe, nonaha banza uyidownloading. Niyo waba utarageza igihe cyo kubikuza, ariko authenticator app uba ugomba kuba uyifite muri telefone yawe, kuko hose irakenerwa muri zino exchange, yaba kuri Binance cyangwa se OKX n'izindi exchange zose. Rero ugomba kuba uyifite byibuze. Nonaha rero reka nze ngewe maze kuyiverifyingira mu mashini. Ubwo nawe nimba utaraverifying authenticator, genda kuri profile yawe urebe verification zose nimba zimeze neza. Nusanga authenticator utarayiverifyinze nayo uhita uyiverifyinga nonaha, kugira ngo nujya kubikuza bitazakurushya. Nuhura n'ikibazo kandi wemerewe kumbaza, ndahari ngo mbafashe, nta kibazo. Yaragaruka hano rero, katugaruke dufate ya wallet address, kuko twari tubanje gusubira inyuma. Twakanda kuri USDT nk'uko nabiberetse mbere, kande Tron TRC20, ukopiye wallet address. Nimara kuba occupied dusubire muri FMC Pay, subira muri Fimac Coin Pay. Kuba atazi FMC Pay icyo byari bivuze, ni Fimac Coin Pay. Then nurangiza ukande withdraw, katubikore twihuse kuko twari twabinyuzemo. Kandi kuri coin ushaka kubikuza, shyiramo ya address wakuye muri Binance, ubundi uzuyitemo network Tron TRC20 USDT 30 twari tugiye kubikuza n'ubundi ibice 11. Ubundi noneho reka mpite nkanda kuri verify authenticator, kandi hari handitse unverified, urakande continue, ubundi nshyiremo code kuri authenticator bamaze kuma hano ku mashini 931052, ubundi nkande confirm. Authenticator irahita iba verified. Urabona ko noneho verify authenticator byabaye verified nabyo. Ubundi nsubira inyuma, urabona bino bintu bifite security ihambaye. Noneho ninkanda withdraw birahita bikunda ako kanya. Hano noneho bagiye kuverifyinga email na authenticator. None authenticator ugenda ugakuramo code ukaza ukayipestingamo hano, naho email ho musanzwe byo mubimenyereye, ureba kuri email code bakoherereje
ubundi ukaza ukayandikamo hano kandi hari iminota baba bahaye yuko iyo code igomba kuba yabaye expired. Ukora rero wihuse kugira ngo iyo minota cyangwa se ayo masegonda ataza kugusiga. Nk'uko mubibona hano hirya batangiye kumbarira kuri email, reka nshyiremo code vuba vuba 27,9906, nshyiramo na authenticator app cyangwa se auto code Google, niyo authenticator code. Ni code ugenda ugakura muri authenticator, nayo iba ifite amasegonda igomba kurangirira. Ukora uko ushoboye rero ukihuta ukayizana ukayishyiramo ayo masegonda atararangira. Bino byose ni ibijyanye na sekirite kugira ngo bamenye neza nimba kuko ari wowe ushaka kubikuza. Urabona yuko withdraw yamaze kwemera byarangiye, ukanda OK. Urabona ko nsigaranyeho amadolari 2. Jya uhita ujya rero noneho muri Binance yawe ukareba nimba koko yakugezeho n'ahandi yagiye. Urasubira inyuma uza muri Binance yawe, uraza hano muri Binance yawe urebe nimba koko yahageze. Bino nibyo twari turimo, ubwo ngubwo turanza tubikuremo tubisubize inyuma turebe nimba koko yamaze kutugeraho. Uraza hano ukarefreshinga kuko bino biterwa na network. Uranza ukarefreshinga ukareba nimba uri mushya hano, ntugende udakanze subscribe. Kadutegereze gatoya, let's wait a short moment. Turongera turefreshinge turebe gato. Hano haratugeraho hari amadolari 30.11. Nawe kutubwira yuko tumaze kuyakira, igisigaye ni ukurefreshinga tukayareba. Urabona yuko yamaze kuhagera nk'uko ubibona kuri overview balance, hari amadolari 30.59. Rero nino ni process yo kubikuza coin ya Fimac coin uyishyira kuri Binance. Nizere ko buri wese abashije gusobanukirwa. Mubwira ngo rero wowe utari wakora account, nawe kora account ubashe kwakira no mafaranga. Bino rero urabona ni ibintu bitagoye, ni ukwinjira ukahita uhabwa bonus. Harimo n'izindi task ushobora gukora, ndahari hano ngo mbasobanurire. Ciao ciao, amahoro y'Imana abane nawe.